buri munyarwanda wese ari hose ku isi azi indirimbo yubahiriza igihugu cyacu Rwanda nziza. Gusa nanone kugeza kuri ubu abazi aho yakomotse ni mbarwa. Ni kenshi zumva abahanzi baririmba indirimbo zitandukanye zirimo iz'urukundo, izo kuramya no guhimbaza Imana n'izindi, ariko kuba wabona umuhanzi wahimbye indirimbo yubahiriza igihugu national anthem biragoye. Aha ni nta benshi bahera bakibaza ikibazo kigira kiti indirimbo yubahiriza igihugu dukoresha mu Rwanda yahimbwe nande? Mu by'ukuri hari amagambo ataka ndetse akanasobanura ubwiza bw'igihugu cyacu, igihugu cy'u Rwanda dukunda, ninde wayanditse? Ibyo byose n'ibindi wajyaga wibaza kuri iyi ndirimbo yubahiriza igihugu nibyo ngiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ngiye kubwira akantu ku kandi, nkubwira amavu n'amavuko y'iyi ndirimbo Rwanda nziza, irimo amagambo meza cyane agaragaza ubutwari, umuco w'u Rwanda no gukunda igihugu biranga abarutuye. Ikaze kuri Rwanda Tonight, aho bidasobanutse bisobanurirwa. Kora subscribe uyu munsi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Oscar, dushime. Rwanda Tonight. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Ikaze ku meza y'ibiganiro dusangira ubumenyi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2002 ku itariki ya 1 Mutarama nibwo u Rwanda rwabonye ibirango bishya birimo ibendera ry'igihugu, ikirango cya Repubulika n'indirimbo yubahiriza igihugu byasimburaga ibyari bimaze imyaka 39 bikoreshwa kuva mu mwaka w'1962. Mu mpera z'1999 nibwo hatowe itegeko rishyiraho ibirango bishya. Nyuma y'ibiganiro byo mu rugwiro byahuje abanyarwanda batandukanye bategura ejo heza h'igihugu, guverinoma yahise itangiza amarushanwa hirya no hino mu gihugu. Abanyarwanda bashishikarizwa kurushanwa guhanga ibirango bishya birimo ibendera, ikirangantego, amagambo agize indirimbo yubahiriza igihugu n'injyana yayo. Mu guhanga imimerere y'ibendera rishya n'ikirangantego, umunyabugeni Alphonse Kirimobene-cyo yatsinze bagenzi be basaga 400 bari bahanganye, aza kwegukana irushanwa abari guhabwa ibihembo. Icyo gihe amaso yasigaye ahanzwe barushanwaga mu guhanga amagambo y'indirimbo yubahiriza igihugu n'injyana yayo. Mu magana y'abahatanaga, Munyaneza Vedaste na bagenzi be 3 bari imfungwa muri gereza ya Karubanda i Huye nibo bagize amahirwe amagambo banditse yatsinda ku rwego rw'igihugu kabari yagira indirimbo yubahiriza igihugu. Munyaneza amaze imyaka 27 muri gereza ya Karubanda azira ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo yasobanuye byinshi ku buryo yahimbyemo amagambo agize Rwanda nziza, ibihembo bahawe n'ibyiyumviro agira iyo ndirimbo iririmbwe mu birori n'ahandi hose indirimbo yubahiriza igihugu ikoreshwa cyangwa se iririmbwa. Mu twumba duto two hejuru mu nyubako ishaje ya gereza ya Karubanda niho Munyaneza na bagenzi be bararaga batagohetse bajya impaka ku magambo y'indirimbo yagombaga kuranga u Rwanda mu cyerekezo gishya. Byatangiriye kuri Munyaneza kuko amagambo yanditse niyo yabaye ya mbere muri gereza, asabwa kwifatanya na 3 bari bamukurikiye kugira ngo banoze neza ayo magambo maze bazaseruke nk'itsinda ku rwego rw'igihugu. Abo bafatanije barimo Kalisa Evariste usigaye ari umunyamakuru, Shengerora ubu n'umwarimu muri kaminuza, ndetse na Mbonyizina Jean Marie Vianney ukora muri diocese ya Butare. Munyaneza aganira n'itangazamakuru yavuze ko Rwanda nziza ari inyito yahaye iyo ndirimbo ku mpapuro ze za mbere yanditseho amagambo agize iyo ndirimbo. Amaze guhuzwa na bagenzi be, bamwe bashatse ko inyito ihinduka ariko ababera ibamba abumvisha ko iyo nyito ariyo nziza ibereye. Ati, natangiye indirimbo yitwa Rwanda nziza, ariko mu itangira ryayo hari amakosa nari nakoze. Abandi barambwiraga bati ibe Rwanda rwiza, Rwanda yacu, Rwanda rwacu, ibintu nk'ibyo. Bakambaza bati ese ni nziza nk'iki? Biba ngombwa ko tubiganiraho tubyemeranyaho ikomeza ityo. Bamaze ibyumweru 3 barara badasinziriye. Mu gihe abandi babaga bagiye kuryama, urusaku rucurutse n'igitsinda ryabo ryabonaga umwanya wo kujya impaka no gusubiramo neza amagambo banditse. Ati, ubundi muri gereza hamu urusaku, nta hantu wabona abatuje. Nijoro nibwo twakoraga tugahana gahunda.
nanjye nandika bwa mbere nabikoraga nijoro, nararyamaga cyangwa se nkarindira ko abantu baryama bamara gusinzira nkabona kujya mu buhanzi bwanjye. Byagera nka saa 7 z'ijoro nkabona kuryama kuko numvaga mfite ishyaka ngo tuzatsinda. Yakomeje agira ati tumaze kuyemeza twayeretse ubuyobozi bwa gereza buyijyana mu marushanwa. Ku nshuro ya mbere twe twabaye aba mbere, ariko amakuru twamenye nuko n'abari babaye aba mbere amanota bari bagize atarashimishije. Ngo wa mbere yari yagize amanota 69%, mu gihe twe twari dufite 65.7%, bafatamo batatu ari twe ba gatatu. Babasabye kongera gusubiramo indirimbo yabo, babereka amakosa abiri bayinenze, basaba kuyakosora, ariko bisuzumye basanga ahubwo bakwiye gukosoramo ibintu bine. Munyaneza avuga ko ibyo bakosoye hari nk'aho bavuze ngo umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza, aho kuvuga ngo umuco dusangiye uraduhuza ko umuco ntuduhuza, ururimi nirwo ruduhuza. Mu mabwiriza bari bahawe kandi no guhimba indirimbo izumvwa n'umwana wiga mu mashuri abanza akumva ikivuze, ariko kandi itarenze iminota 3. Munyaneza ajya gusabwa kwifatanya na bagenzi be, yari yanditse amagambo y'ibika 4, amaze guhura na bagenzi be bakosora ibika 2 bya mbere. Mu gukosora amagambo ya Rwanda nziza, Munyaneza na bagenzi be hari ubwo batumvikanaga, bakaba bamara iminsi 2 bananiwe kumvikana ku ijambo. Ati byabagaho ugasanga hari ibyo tutumvikanyeho, wenda duti reka mushishire ngo byiduhetse, ukumva umuntu azanye igitekerezo kimeze gutyo, twajya gusesengura tugasanga gushishira umwana wo mu gatatu ntazabyumva, tugasanga ni ijambo rikomeye, tukarijyaho impaka nitwumvikane, hakabaho gushwana ariko tukongera tukumvikana. Itangazo ryo guhimba amagambo y'indirimbo yubahiriza igihugu ryavuga ko ku ndirimbo izaba yatsinze, guverinoma ifite ububasha bwo gukosora amwe mu magambo ayigize. Niko byagenze kuko mu magambo agize ibitero bya Rwanda nziza, guverinoma yakosoyemo amagambo 3. Munyaneza ati hari amagambo yahindutse mu yo twari twanditse mbere, hari nk'aho twari twanditse ngo tubukomeyeho ubuziraherezo, ubu haranditse ngo tubukomeyeho uko turi twese. Hahindutsemo amagambo 3 nubwo yose ntayibuka. Munyaneza mu bigaragara ni umukristo ukomeye. Umunsi abwirwa ko indirimbo banditse ariyo yatsinze, yari yagiye kuririmba muri korali Ingabo z'Umwami y'itorero ry'Abadiventiste mu munsi wa 7 aho muri gereza ya Karubanda. Amabwiriza yavuga ko indirimbo yatsinze nyirayo azahembwa miliyoni 5. Imfungwa n'abagororwa, amabwiriza yabo yo yavugaga ko umugororwa cyangwa imfungwa yatsinze mu marushanwa yahabwa 1/10 cy'ibihembo yatsindiye, andi akajya mu isanduku ya gereza n'urwego rushinzwe amagereza. Icyakora ibyo byari kubarwa iyo umugororwa witabiriye amarushanwa, bikaba ngombwa ko aherekezwa n'abashinzwe umutekano kandi akanagaburirwa. Munyaneza na bagenzi be bagombaga guhembwa 500,000 ukurikije amabwiriza y'amagereza. Gusa we avuga ko miliyoni 5 zose zari zikwiye kuba izabo, kuko ibyo bandikaga byose batasohokaga muri gereza. Ubuyobozi bwa gereza nibwo bwabibajyaniraga ko bari bashinzwe amarushanwa. Muri make yasobanuraga ko nta bashinzwe umutekano babaherekezaga cyangwa ngo gereza ibagaburire mu bundi buryo budasanzwe, bityo rero ko amafaranga yose batsindiye bagomba kuyahabwa. Gusa ariko nubwo bari bamaze gutsindira amafaranga yabo, ntabwo bahise bayahabwa. Babwiye ko batsinze muri 2001, ariko byageze muri 2003 amafaranga atarabageraho, bigera naho bitabaza minisitiri w'umutekano. Munyaneza ati duheruka baduha sheke banadufotora, birinda bigera muri 2003. Minisitiri w'umutekano ngira ngo nibazivamo Christophe yaje muri gereza hari ibintu byerekeranye n'amatora, dutanga ikibazo ko tutarabona amafaranga. Yakomeje agira ati minisitiri yahise ahamagara wari ushinzwe amagereza amubaza impamvu amafaranga bayatanze akaba ataratugeraho. Icyo gihe hari kuwa 2 abategeka ko amafaranga agomba kutugeraho bitarenze kuwa 4, ko niba batarayaduha bo bayahaye nawe bazamuzana muri gereza. Kuwa 4 mu gitondo nibwo batubwiye ko amafaranga yaje. Amafaranga yaje ari 500,000. Ryatsinda batangiye ari 4, ryari rimaze gukura, rimaze kugera ku bantu 9. Baraganiriye ko ari 4 baritangije, basanga bitaba byiza kurya ayo mafaranga bonyine, nuko bemeza ko buri umwe afata 71,000, hasigaye bakayaha abagenzi babo baje mu itsinda nyuma. Munyaneza avuga ko agira umunezero iyo Rwanda nziza iririmba.
buri birori bikomeye ku rwego rw'igihugu, aho u Rwanda rwaserukiye mu birori mpuzamahanga ndetse n'ahandi hatandukanye nko mu mashuri n'ahandi, Rwanda nziza iraririmbwa. Ni ibintu Munyaneza avuga ko atabona uko asobanura nk'umuntu wafunzwe azira icyaha gikomeye, ariko akaba yaragize uruhare mu kintu gihabwa agaciro ku rwego mpuzamahanga. Ati iyo mbyumvise biranshimisha, nkibuka ndyamye ukuntu nasinziraga nkumva biranshimishije, nkumva igikorwa nakoze kiranejeje. Kayo nguko ngibyo iby'inkomoko y'indirimbo Rwanda nziza ndetse n'abayihimbye. Ni nansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nitwa Oscar. Dushime nawe utaha, Imana ibarinde. Rwanda tonight.